Umwaka mushya muhire wa 2026 tukaba turi gusoza uwa 2025 turi kumwe n'umutumirwa ahangaha ku kinyamakuru Ogera TV nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Kimizi aratangira abibwira amazina witwa nde ungerijwe ndavuga amazina yanjye nitwa Ikitegetse Beatrice Mukamana Ikitegetse Beatrice Mukamana ahangaha rero wicara ugubwe neza ugeze ku kinyamakuru Ogera TV uyu mwaka urabona urashoje wa 2025 turenda gutangira wa 2026 uburaho amasaha make cyane kugira ngo tukandagire mu wa 2026 uyu mwaka ushize wa 2025 wakugendekeye gute? uyu mwaka rero rwose nta kibazo pe uyu mwaka wambereye mwiza ntabwo nigeze ndwara famiye yanjye nta muntu wagize n'ikibazo urumva nyine uyu mwaka wambereye mwiza ndizera n'uwongeye gutangira uzambera mwiza nta kibazo. Hari abantu benshi cyangwa se cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za YouTube cyangwa se n'izindi bakoresha usanga bavuga bati uyu mwaka iyo ushoje habamwe impfu nyinshi uburwayi bwinshi ugasanga abenshi bari kuvuga ko wawabereye mubi kubera uburwayi n'ibiki byose kubera ibyorezo umwaka usoza ufite ibibazo byinshi nawe umva ko abantu guhura n'impfu ari kubera umwaka ubushorwe cyangwa se impfu zihoraho nkuko bisanzwe? Njyewe ukuntu mbyumva rero nk'umunyarwandakazi numva gupfa rwose ni ibintu bihoraho ni ibintu biba yego ntabwo biba ari byiza ko umuntu aburuwe ariko nyine biba ni nk'ibintu nyine bibaho kandi nta n'ikindi kintu twabikora ntago ari uko umwaka uba urangiye cyangwa ngo ugezemo hagati ni ibintu bihoraho. Birumvikana ko umaze kutubwira yuko umwaka wakugendekeye neza cyane nta burwayi wahuye nabwo ariko bigaragara ko ku bari budukurikira cyangwa bari kurebe bari buvuge bati uyu mugore nubwo cyangwa se uyu mukobwa nubwo yiteje imbere atariko arakeye asa neza cyane ni iki wabwira abanyarwanda uyu mwaka ugusigiye ku iterambere? Uyu mwaka rero ikintu cya mbere ushimiramo ni uko mfitemo akazi nkaba ntari umushomeri kandi akazi kanjye kakaba kagenda neza nkaba nkorana n'abakozi neza ba bosi banjye tukaba tubanye neza nta kibazo hakiyongeraho n'abaturanyi banjye mbese ibyo byose ni ibintu nshimira Imana rero mu by'ukuri njye ndashima Imana cyane ko uyu mwaka urangiye mpumeka n'umwuka w'abazima. Hari abantu bibaza bati nk'uko bakumvishe ku kinyamakuru Ogera TV uvuga uti ni mbanye neza n'abakoresha banjye mbaze neza n'abakozi bagenzi banjye mfite akazi ariko bakibaza ati cyangwa se natwe kuri Ogera TV tukavuga tuti gira kantu wabwira abamama bagenzi bawe cyangwa abakobwa bagenzi bawe ati nibura uyu mwaka ushobora kuba usigiye nk'akamoto cyangwa se usigiye ibi nibi kimwe mu byo uyu mwaka ugusigiye cyangwa se akazi ukesha abakoresha bawe kagusigiye kugira ngo tuboneho no kuba twabwira aba mama bagukurikiye batabasha kuba bafite akazi cyangwa se bakaba bafite akazi batabanye neza n'abakoresha bawo icyo uyu mwaka wabugusigiye unitegura umwaka wa 2026 nkuko twabivuze haruguru ko usigaje amasaha make. Uyu mwaka rero ikintu nsigiye mu by'ukuri ni uko naguzemo inka naguzemo inka nkaba nteganya no kuzagura n'utundi dutungo tugufiya nk'amahene nk'intama hakabaho nk'utundi tuntu ngenda mfasha na famiye yanjye. Nkuko musanzwe mudukurikira ku kinyamakuru Ogera TV tubagezaho inkuru zitandukanye turi kumwe n'umumama mureba umumama ukeye cyane umeze neza uvuga uti ngewe uyu mwaka wa 2025 unsigiye ati maze kwigeza ku nka maze no kwigeza ku bindi atariko icyo nteganya no kugira ngo mbe nabona andi matungo magufi yongera kuri ririya tungo ry'inka mfite.
uyu mumama agakomeza agira ati hari icyo ngira ngo nshishikarize abagore bagenzi banjye. Ni iki washishikariza abagore bagenzi bawe cyangwa abakobwa bagenzi bawe? Abagore bagenzi banjye ikintu nabashishikariza, ikintu cya mbere kibaho habaye hari nk'ufite akazi, icya mbere ni ukubaha akazi ke. Yaba ahembwa amafaranga make, yaba ahembwa menshi. Buriya nasanze ngewe amafaranga makeya n'amafaranga menshi birika kimwe, abarwa kimwe, kuko byose biterwa no mu mutwe, mu mibare. Rero icyo nabashishikariza ni uko uwaba afite akazi uwo ari we wese atajya akora yinubira akazi ke ngo ni make, ngo ni kure iki. Oya, agomba kukubaha kuko niko gatuma tubayeho dusa neza gutya, dushyiraho igisuko, twambara agasaha nk'aka keza. Hari abantu benshi, sinzi niba mwebwe cyangwa se nawe ujya bumva, bamara guhembwa, yamara guhembwa akongera gusubira ku kazi ariko y'amafaranga yayamaze. Uwo nguwo buriya iterambere rya 2026 koko riramureba. Uwo nguwo nyine bakunda nyine kwinywera agacupa, bakumva yuko nyine akazi ubwo nyine nimba bahembwa ubwo byarangiye, ariko nyamara bura ntabwo ariko biba bimeze. Ahubwo iyo ugize amahirwe ukaba ubonye uhembwe, ugomba gushishikarira akazi kawe, ukongera ugahembwa, ukongera ukiyongeza. Icyo kintu kibaho giteza abantu imbere. Ntabwo yabyishimira kuko abahembye umukozi wazi yuko azakomeza akazi, yarangiza akamutenguha. Ubwo rero nicyo kibazo kiri mu banyarwanda n'abanyarwandakazi muri iyi minsi. Hari nabo usanga benshi bavuga ngo niba umukoresha agukoresha akaguha ngo uzajya ugera ku kazi saa 1:30 cyangwa saa 2, ugasanga umuntu ahageze saa 4, ari byo bita ngo karushya isaba. Ugasanga benshi niryo jambo bari gukoresha, cyangwa se ugasanga bari gukoresha ngo nuwakisa akazi ngo yapfuye atakarangije. Aho namwe siko ku kazi mwaba mubitekereza wenda, cyangwa yes muri abo, ariko se nabatekereza gutyo nkuko tubivuze haruguru. Nyine abakozi twese ntabwo dutekereza bimwe. Hari abubaha akazi kabo, hari n'abagasuzugura bitewe n'ayo mafaranga bahembwa kubera ko aba ari makeya. Gusa njye simpamya nabo yuko aba ari makeya, kuko nyine uba wayakoreye ari yagukwiriye, kandi ni nayo Imana iba yakugeneye. Cyane yuko biterwa n'amashuri ahari wenda umuntu aba yarize. Rero njye ku bwanjye numva akazi kose, umushahara wose uhembwe ugomba kunyura umuntu nk'uko umugenewe. Twatangiye utubwira ko umwaka wakugendekeye neza, ndetse uha n'ubutumwa abamama bagenzi bawe. Uyu mwaka wa 2026 usigaje amasaha makeya, witeguye ute? Ese uzawurira mu mujyi wa Kigali, ese uzawurira mu cyaro, uzasangira n'imiryango yawe, cyangwa se uzayisangira n'inshuti, cyangwa se hari nk'akantu boss wanyu cyangwa se umukoresha wanyu yaba yarabateguriye buri uteganya kuzawurira cyangwa kuzawutangirira? Hari, ntabwo ari ngombwa buriya kujya mu cyaro. Burya mu cyaro iyo wabateguriye nabo umunsi mukuru, ukagira mu mushahara wahembwe 1/2 nabo ukabohereza, nabo bakavuga ati umwana wacu ari gukora. Ibyo bintu biba ari byiza. Ubwo rero ngiye umwaka nzawurira i Kigali n'inshuti zanjye, cyane ko n'umukoresha wacu wa mugani nk'uko bivuze yaduteguriye umunsi mukuru, twe tuzaba tuwufite nta kibazo. Impamvu mvuze gutyo, mu mujyi wa Kigali ku bantu bafite imirimo bakora cyangwa se akazi bakora, hari icyo bita kuryoshya. Ukaba ukora cyangwa se ukaba ufite aho ukora, cyangwa se wikorera ku giti cyawe, ariko ukavuga ati uyu munsi nzajya kuryoshya n'icyana cyanjye cyangwa se n'umukunzi wanjye, uyu munsi nzajya kuryoshya mbega ku buryo bw'umwihariko. Niyo mpamvu nari nkubajije gutyo, ariko niba koko umukoresha wanyu azabakoreshereza ikirori cyangwa se umunsi mukuru mwiza wa bonane nk'uko mwamukoreye neza, ariko ntabwo byakubuza n'ubundi kuba wava muri uwo munsi mukuru ngo ujye kuba waryoshanya n'umukunzi wawe. Nese nta mukunzi ugira, nta bakunzi ugira? Byaterwa n'isaha umuntu
yatahiye umukunzi we ntago yabura. Bibaye bishobotse yuko turi buhure twahura bitewe n'igihe twasozereje ikirori cyo ku kazi cyacu. Urabona uko ugaragarira amaso cyangwa se ugaragarira abadukurikiye uri umukobwa mwiza pe, cyangwa se bashobora kwibaza hari n'abazatwandikira ati wowe ni umumama cyangwa se ni umukobwa, bagenda babitubaza kenshi cyane tukabibasubiza bitewe n'ibyo nuko twaganiriye namwe. Ariko hari umukunzi wawe cyangwa se inshuti yawe, umukunzi wawe ushobora kukubwira ati njye sinshaka ko hari ahandi hantu uri bujye, ndashaka ko uyu munsi twirirwana cyangwa se turyoshanya. Aho ntabwo ashobora kubikubwira ukaba wafasha umukunzi wawe ukamurutisha bose. Oya, twabyumvikanaho n'umukunzi wanjye amubwira yuko ngomba kwifatanya na bagenzi banjye, ariko aho nasoreza nawe tugahura nawe nkamuha umwanya niyo yaba iminota 30 cyangwa isaha imwe, ntago nawe yangora ngo icyangombwa nuko mba narabimubwiye hakiri kare, amubwira ati bose wacu yaduteguriye umunsi mukuru ugomba kuba mpari, ariko isaha n'isaha nshoje tugomba guhura nawe tugasangira fanta nta kibazo. Hari abantu benshi bakurikiranye uyu munsi mukuru koko rwose, urabizi neza ko ejo bose wanyu azabitega cyangwa se arabiteze mu masaha y'amanywa, ntabwo ari amasaha y'ijoro. Twavuganye yuko hasigaye amasaha make kugira ngo icyo bita kurasa umwaka ku isaha ya saa sita zuzuye ubyitezeho iki? Ese urabona iyo barashe umwaka umujyi wa Kigali abari nko ku manywa n'ijoro bari kuzenguruka umujyi wa Kigali bishimiye gutangira umwaka no gusoza umwaka, byo biba byarangiye ubwo ngubwo tuba tumaze kugera ku itariki ya mbere ku isaha ya saa sita zuzuye. Ese nawe witeguye ko saa sita z'ijoro nibura ubwo baba bari burasa umwaka uraba wagiye kuri arena aho bari abaturage benshi uzi ko ariho bahurira? Ese nawe uri bujyeyo? Ngomba kujyayo kuko ndabishaka cyane, hari abafite banjye tugomba kuri bujyane. Ubu saa 4:30 tugomba kuba tugiye, nanjye nkajya kureba ukuntu barasa umwaka. Abantu benshi cyane iyo bari kurasa umwaka saa sita zuzuye z'ijoro baba bari kubyina bishimye, kabone hari n'abavuga ati kuba tuburaye cyangwa se twanabwiriwe nta kibazo kubera ko dufite igihugu cyiza kirimo umutekano, aricyo benshi bakunze gushimira umukuru wacu w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ari nabwo ikinyamakuru Ogera TV kimwita murumuna wa Yesu. Ese wowe umutekano dufite uwumva w'iki cyangwa se uwubona gute? Mu mujyi wa Kigali umutekano urahari pe, urahari isaha ku isaha, haba nijoro haba amanywa, njye mbona umutekano uhari, nta muntu urampohotera, sindatambuka ngo umuntu ancire cyangwa ngo ntinde gutaha umuntu antangire. Rero umutekano urahari mu mujyi wa Kigali cyane rwose. No kuba dufite ubuyobozi bwiza cyane cyane umukuru w'igihugu. Abantu benshi rero ubu ngubu ni ukuvuga ngo biteze, hari aho tubwiye nk'uko twakubwiye ko biteze kuba bari burasa umwaka bari mu mihanda cyangwa se abandi bari mu mujyi wa Kigali bitandukanye ahantu hatandukanye, ariko hari abantu benshi bamaze kurarikana, baravuga bati kurasa umwaka turawurasira aha n'aha ntabwo ari ngombwa kuri convention. Ese ubiri isaha umukunzi wawe naguhamagara ati ngenda ndashaka ko tujya muri hoteli ni kurasira mu mwaka cyangwa se kurira mu mwaka, aho ntabwo biri bukubuze kuba wakurikirana baba za nshuti. Hari inshuti hari n'abakunzi, biratandukanye. Ushobora kwibaza ati abakunzi ni abahe? Twese iyo turi ku kinyamakuru Ogera TV tubwira abakunzi bacu, ariko tugira n'inshuti za Ogera TV. Muri abo ngabo batubwiye ko hari inshuti muri sayini urabugezeho mu kujya kurasa umwaka. Inshuti akakanyi guhamagaye ngo tujye kurasa umwaka by'umwihariko turajyana aha za nshuti wazita? Icyo gihe iyo bigenze gutyo inshuti uziha umwanya kuko mwamaze kubisezerana. Wa mwanya rero ni uguhera ya saa 4:30 kugeza saa 6 zuzuye mukareba uko barasa umwaka mukawuserebura, ariko umukunzi wawe nawe ukamuha umwanya nyuma y'icyo gihe nyine bitewe naho yakubwiye umusanga cyangwa muhurira mukaba muri kumwe izo saha.
nk'uko musanzwe mudukurikira ku kinyamakuru Ogera TV, turi kumwe n'umutumirwa wacu, umukobwa mwiza ukeye muri kureba ahangaha atubwira byinshi ku mwaka wa 2025 ndetse n'uwo dutangiye wa 2026, agira ati umukunzi ugomba kumuha umwanya ndetse n'inshuti ukaziha umwanya, ati nta mpamvu yo gufata abantu bose ngo basigire ishyari. Dukomeza tubifuriza umwaka mushya wa 2026 no gusoza neza uwa 2025, dusigaje amasaha makeya cyane kugira ngo tuwusoze neza. Tujya ku musozo w'iki kiganiro, ni ubuhe butumwa waha abakobwa bagenzi bawe cyangwa se abagore bagenzi bawe ndetse by'umwihariko abanyarwanda muri rusange batuye igihugu cyacu cyo gutangiza neza umwaka wa 2026? Nihe ntego waba? Ikintu cya mbere nababwira ni uko icya mbere kiba nuko mbifurije umwaka mushya wa 2026, ariko kandi nkaba mbashishikariza nabo gukura amaboko mu mufuka, ibyo mvuga nabo bakiteza imbere. Kandi ikindi kintu nababwira ni uko bagomba kubaha akazi kabo, bakubaha buri umwe wese bagenzi babo, ibintu byose nyine bakabyubaha muri rusange. Murakoze namwe. Murakoze.